Yes, nongereho kubasuhuza nizere yuko aho muri ibintu bimeze neza kandi n'iyo byaba bitameze neza nta kundi ni ukwihangana wabigira uti se. Gahunda rero iyo tuba turimo nta yindi ni yayindi ya Formula 1 kuri iyi shene yacu ya F1 Rwanda. Uyu munsi rero nta kindi tuzanye usibye breaking news. We are breaking news here kabisa right now. Kano kanya tugiye ku breaking makuru ava muri iyi kipe ya Alpha Tauri. Iyi ni ikipe y'Abataliyani ikina muri isiganwa muri Formula 1 guhera mu bihumbi 2006 kabisa. Iyi nibwo yatangiye gusa hano muri Formula 1 ariko izamo ari bayitaga icyo gihe Toro Rosso muri 2006 izamo ariko ari franchise cyangwa se ari nka academy k'iyo bita Red Bull. Aba ngaba ni nka barumuna ba Red Bull ubundi muri rusange. Amakuru yari muri iyi kipe uti ni ayahe? Alpha Tauri rero yagize gutya yirukana umushoferi. Ibi ntabwo byari bisanzwe bibaho muri Formula 1 ko umushoferi yasezererwa byibuze na sezo itari yarangira cyangwa se atagize nka injari ikomeye ugasezerwa gutyo gusa. Ni ibintu bibaho gake cyane ariko hano byabaye ariko bifite ishingiro. Utiro birukanye umuroki waho kabisa, ari umwana mushya ariko se umwana ni umusaza. Umushoferi wabo mushyashya kabisa wari wajemo muri iyi sezo bita Nick de Vries. Uyu ni umuhorandi bita Nick de Vries, akaba yari arimo hano guhera muri iyi sezo ishize. Akaba yari amaze rero gukora iki gutwara mu maresi agera muri 12 yiheruka n'iy'ubushize mu Bwongereza. Aho hose nta nota na rimwe yari yabona. Tekereza nyine gutwara kuba waresinga resi zigera muri 12 ariko ukaburamo umunsi n'umwe wazaza muri top 10 utwara imodoka nk'iyi ngiyi ya Alpha Tauri ifite moteri ya Honda. Iyi Alpha Tauri nyine aba bakorera moteri nabo bayikorera Red Bull ya mbere, warangiza wowe ukirirwa uri aho ngaho ujuta wibonera 00 gusa za buri munsi. Aba boss rero bayo ari nabo ba Red Bull barebye baravuga ati uyu Nick de Vries twamwibeshyeho. Nubwo rwose uyu Nick de Vries 2019 yari yatwaye Formula 2 nk'iyo twakwita icyiciro cya kabiri cya Formula 1, hanyuma muri 2021 atwara Formula E. Iyi ni Formula 1 ariko y'utumodoka dutwara ariko dutwawe n'intoza n'amashanyarazi, tutajya tujyamo mazutu kuko izi zo za Formula 1 nyirizina zo ni hybrid, zitwarwa na mazutu ivanze ndetse n'amashanyarazi, byose barabivanga. Ntumbaze uko bigenda, ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya mekaniki. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu yari yayitwaye muri Formula E 2021. Red Bull bamubonye bati wowe turakuzana tube tugushyize muri Alpha Tauri uzamukiremo, ni wowe ejo bundi uzasimbura Max cyangwa se usimbure na Sergio Perez haramutse yagize ikiba. Ariko siko byaje kugenda kuko nyine byaje kugaragara yuko Formula 1 kuyiresingamo bisaba ibindi birenze ibyo yari afite. Aho gahunda rero iyi Alpha Tauri rero bahise bamwirukanamo. Ninakubwiye ko ari ikipe yo guhera muri 2006 yazamukiyemo umushoferi wa hatari Red Bull yaba yaragize uwo bita Sebastian Vettel. Uyu ni umudage wigeze gutwara championship enye yikurikiranya kabisa hagati ya za 2011 na 2013 na 2014. Ibintu nk'ibyo ngibyo aho ngaho niwe wari ubayoboje inkoni y'icyuma muri Red Bull. Nuko rero byaje kugenda arirukanwa nta nteguza. Bahita bamusimbuza uwo muri kureba bita Daniel Ricciardo. Uyu ni umwana w'umunya Australia. Umwaka ushize yari arimo aratwarira imodoka ya McLaren y'Abongereza, nawe sezo irangira na kontra irangira, Abongereza ntibamwongera contract ahubwo bizanira umwana mushyashya bitaga Piastri. Ubu Piastri uri gutwara McLaren afatanyije na Lando Norris, bari no kubyitwaramo neza bo kuko ubu ngubu tuvugana mu Bwongereza Piastri yabaye wa 4 mu gihe Lando Norris we yari yabaye wa 2. Urumva ko ibintu bimeze neza. Uyu rero
byararangiye sezi ishize yarangiye ari uwa 11 muri McLaren, kontra irangiye Red Bull ihita imwibwira ati mwana wacu ngwino uba uri hano uri umubenchere muri Red Bull, cyane cyane ko muri za 2017 uyu nguyu yatwariraga Red Bull, ubwo Christopher Horner umuyobozi wa Red Bull yahise amuhamagara ati ngwino hano uba ureba uko ibintu bikorwa kuri benshi rero ya F1 iragatsindwa, sezo irangira utinjiye no mu modoka, kuko ni nk'uko wavuga nk'umuzamu wenda muri football, sinzi F1 ntabwo umushoferi ajya asimburwa, aratwara sezo ikarangira iyindi ikaza adasimbuwe. ubwo rero ikintu bakoze baramufite nk'umusimbura uri aho, babonye De Vries arimo arabizambya bati ngwino ujye kumusimbura. De Vries rero atwarana n'akajyama bita Yuki Tsunoda k'akayapani, ko byibuze kamaje kubonamo amanota abiri, ariko abiri ni makeya bitewe n'uko nyine iyi modoka yakagombye kuba nayo iri nk'ara za McLaren ziri cyangwa se za Alpine, ariko De Vries we kumwirukana biragoye bitewe n'uko ari umuyapani, kandi iyi Alpha Tauri ikaba yambara moteri y'abayapani bita Honda, ni ukuvuga ngo ntabwo iba ishaka kubura amakamasho yabo yo mu Buyapani, niyo mpamvu bagumya bamurwaza bakareba ko hari icyo byatanga. Gusa Tsunoda byibuze aranagerageza, kuko nubwo afite abiri ariko inshuro nyinshi yagiye aza muri top 10, ahubwo bakamuha ibihano bakagenda bamukuraho amasegonda, bigatuma yisanga yavuye muri top 10 akabona zero. Iyo ibyo bihano bitabaho aba arimo indani kabisa afite amanota agaragara. Nuko rero Nick De Vries baje kumwirukana asimburwa n'uyu nguyu Ricciardo uje muri iyi kipe ya Alpha Tauri, asanga ariyo ya nyuma n'amanota abiri. Imbere yayo hari agakipe bita Alfa Romeo nako k'abataliyani. Abataliyani ubundi basanzwe bazwiho kugira imodoka nziza zizi ibintu byo kwiruka, ariko ubu bwo sinzi uko byagenze. Alfa Romeo rero niyo ikurikiraho ku mwanya wa ibanziriza umwanya wa nyuma nyine, yo yifitiye amanota 9 yabo, hakaza William ifite 11. Nuko nguko bimeze. Ubwo rero numvaga ari nk'izo update twabaha, ubundi ibindi tuzabireba muri Grand Prix ya Hungary Budapest, tureba niba uyu Ricardo nyine hari icyo ari buze guhindura, kuko ubushobozi na skills byose arabifite, icyo adafite cyari ikipe none arayibonye. Ubwo tubonane Hungary tureba ibyo ari byo.